ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha. Yesaya igice cya 32 umurongo wa 3 hari amagambo avuga ngo amaso y'abareba ntazagira ibikezi kandi amatwi y'abumva bazayatega. None se muvandi, nawe ubereye maso ubugingo bwawe? None se uteze amatwi urimo urumva ibihanurwa? Ndagushimira wowe wahisemo ko tubana kuri uru rubuga rwa Emerita Ministries. Imana iguha umugisha. Ndagarutse ngo tuganire mu gitabo nanone cy'umugenzi nk'uko twagitangiye mu bizi, tukagifatanya n'igitabo cya Danieli cyo tugeze mu gice cya 10. Ubushize twize igice cya 3 ahavugaga iby'abaturanyi ba Mukristo ari bo mudakurwa ku ijambo ndetse na nyamugirya nino. Uyu munsi tugiye kuganira igice cya 4 kivuga ibyerekeranye n'isayo Gahinda Gasaze. Umutwe w'amagambo tugiye kuganira aravuga ngo mbega gusaya gutangaje kugutegereje, uzabyitwaramo gute? Ko gusaya kutwegereye kukaba kudutegereje, uzisayura ugana he? Muvandi, Imana igufashe iguhe kubyumva neza. Urisayura ugana he? Isayo iri bugufi bwacu kandi iratwegereye cyane. Wowe uzisayura ugeze he ukurikije ukomeze muri iyi minsi? Dusenge. Mana nzima, ndagushimiye kuko uri Imana kandi ukiranuka kurebera hose icyarimwe. Uri Imana uhereye kera kose, uri Imana. Warahabaye, wabaye Imana yacu kuva kera. Niyo mpamvu muri aka kanya nje imbere yawe kugira ngo ube mu ruhande rwanjye Mana. Ndagushimira kuko ushobora byose, kuko uvuga bikaba, wategeka bigakomera, kuko uri Imana idahinduka kandi uko wari uri ni kuri ntabwo uzahinduka. Mana uhimbazwe. Ngiye kuganira ijambo n'abana bawe. Mana, gusaya kuratwegereye. Isayo uri hafi, amabuye yo gutsitaraho ari hafi, ariko Mana waduhaye nayo gutarukiraho. Ndakunyeza ngo Mwuka wawe abane nanjye kuva ntangiye kugeza nshoje, kandi iri jambo riyoborwe nawe, maze ku musozo abari uhabwa icyubahiro, umubyeyi mwiza, kuko mbisabye mu izina ry'umwana ukunda Yesu Kristo, amen. Nk'uko nari maze kubibabwira, tugeze mu gice cya 4 cy'igitabo cy'umugenzi ahavuga ibyerekeranye na Mukristo ava mu gihugu kirimbukiro, yakomeje inzira yirukanse, yahunze amajwi y'abarimo kumugarura, agenda yiruka avuga ati ndashaka ubugingo kuko uyu mutwaro uraremereye. Ubwo yari yaramaze kurangirwa inzira, noneho namubwiriza butumwa akiyemeza gukomeza urugendo, maze abaturanyi be biyemeza kumukurikira, ari bo mudakurwa ku ijambo ndetse na nyamugirya nino. Mu cyigisho cy'ubushize twibazaga ngo mbese uri nyamugirya nino? Mbese uri Mukristo? Mbese uri mudakurwa ku ijambo? Ayo magambo twayibajijeho, noneho turavuga ngo mbese niba usanze uri kimwe muri ibyo urakora iki? Nusanga uri Mukristo, urarushaho gukomera mu by'inzira no gukomera mu ijambo. Nusanga uri nyamugirya nino, urisubiraho. Nusanga uri mudakurwa ku ijambo, urisubiraho. Ariko twabonye ko nta wabishobora, ahubwo tubona ko ubushobozi buturuka ku Mana. Nk'uko nabibabwiye, icyanteye gutangira igitabo cy'umugenzi nabitewe nuko nigishije ibyigisho bya Danieli guhera mu gice cya 1 nkaba ngeze ku gice cya 10 nk'uko nababwiye. Ariko noneho ikibazo cyaje kuvuka, ugasanga abantu bafite ubwoba bw'ibyenda kubaho, ariko bakaba badafite ubwoba bw'ibyaha byabo. Icyo nicyo cyatumye nshaka kugira ngo nerekane inzira y'uyu Mukristo uko imeze, uko agomba kuba ahagaze, impamvu izatuma atabasha gutsindwa, impamvu imwe rukumbi izatuma atabasha gucogora. Igisubizo twabashije kubona twakibonye muri Danieli igice cya 11 umurongo wa 32, aha tubwiye ngo
abazi Imana yabo bazakomera kandi bakora iby'ubutwari. Aho ngaho niho twabonye ko imbaraga izava, ariko ntabwo bipfa kuza, ntabwo byizana. Niyo mpamvu hari icyo bisaba. Ubushize twiga iby'abaturanyi ba Mukristo, twabonye yuko nyamugirya nino yagenderaga ku byo Mukristo yamubwiye gusa. Tubona ko hari abantu b'iki gihe benshi bagendera ku byo ababwiriza bavuga gusa, ariko bakaba badashobora kwisomera ijambo ry'Imana ubwabo. Abo ngabo bazarohama, birohore, bisubirira iwabo. None se muvandi, umutwe w'ikigisho cyacu uravuga ngo ko Isayo itwegereye cyane, wowe urirohora werekeza hehe? Imana igufashe cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Turifashisha muri Matayo igice cya 7, duhere ku murongo wa 13. Muri iki gice cya 7 hatubwira ibyerekeranye n'inzira ifunganye, nuko igomba kugendwa n'abagomba kuyinyura. Iyi nzira ifunganye mubyibuke neza yuko ariyo mubwirizabutumwa yarangiye Mukristo. Aramubwira ati hute, mu kugira ngo uzagere iyo ujya, nuko ugomba kunyura mu irembo rito. Haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo nibo benshi. Umurongo wa 14. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo nibo bake. Umurongo ukurikiyeho mwumva kuvuga, uravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Kandi aba bantu muzabamenyera ku mbuto zabo. Muvandimwe, Mukristo, iyo dusomye urugendo rwa Mukristo agenda, mubwirizabutumwa yamurangiye kunyura hehe? Yamubwiye yuko agomba kunyura mu irembo rito. Yamubwiye iby'irembo rito, iby'irembo rifunganye. Amubwira ko ari iryo akwiriye kunyuramo kugira ngo azabashe kuzaruhurwa uyu mutwaro wari waramubujije amahwemo. Mukristo yagiye yiruka azi ko urugendo ariko ruri bukomeze. Abamukurikiye baraza. Munyamugirya nino agendera mu cyuka, mudakurwa ku ijambo, ahitamo kwisubirirayo. Aravuga ati yewe sinareka iby'isi n'ibinezeza, nta kintu cyabindekesha, bituma hitamo. Nibe nawe yahisemo. Nyamugirya nino yemeye kujyana na Mukristo. Murabyibuka ko bageze mu nzira yaramubwiye ati mbwira ibyo byiza, ongera unsubiriremo ibyiza tuzabona umaze kuvuga. Aramubwira ati yewe, ati sinkunda kubivuga ku rurimi cyane, ahubwo nkunda gukora. Sinkunda ibyo ku rurimi cyane. Arongera avuga ati twihute tujye gushyikira biriya. Ariko aramubwira ati umutwaro mpetse ntushobora gutuma nihuta. Iyo umuntu ataramenya umutwaro umuremereye, iyo umuntu atarababazwa n'ibyaha bye, ntabwo amenya inyifato akwiriye kwifata. Ariko iyo ibyaha byawe byakubabaje, umenya uko ugomba kwifata imbere y'Imana, uko ugomba kwifata muri bagenzi bawe, uko ugomba kwifata ahantu hose, ariko cyane cyane imbere y'Imana. Kuko iyo wamaze kumenya inyifato ukwiriye kugira imbere y'Imana, bituma umenya nuko ubana n'abandi. Mukristo yarangiwe irembo rifunganye. Uyu murongo wa 14 uravuga ngo ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Ntabwo mubwirizabutumwa yarekeye aho Mukristo, ahubwo yamuhaye igitabo kugira ngo kijye kimufasha. Nagera mu nzira asome, nabona bimuruhije, amenye yuko nyir'ururembo yabyandikishije muri cya gitabo. Niba wamenyaga uburyo nyir'ururembo yatwandikiye ibikwiriye byose muri iki gitabo, reka mbabwira, ninde muntu wigeze afata urugendo rw'indege akagenda adafite pasiporo?
Iyi rero natwe ni pasiporo yujuje ibyangombwa byose, kandi kashe irimo iduha umudendezo, ivuga yuko rwose aho tuzagera hose tuzakingurirwa n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Reka twumve uko bagendanye. Nuko arangije arongera arababwira ati, muri cya gice cyacu cya 7 noneho ku murongo wa 24 arababwira ati, nuko umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, ariko ya nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe ku rutare. Haleluya. Kandi umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware, ntase nk'abanditsi babo. Ahangaha rero maze gusoma aya magambo y'irembo rijya mu ijuru iryo ari ryo, ndetse n'iyi nzu yo ku rutare n'iyo ku musenyi, harimo inzira ebyiri ariko mu buryo bune. Ku murongo wa 13 n'uwa 14 handitse ibyerekeranye n'irembo rinini rijyana kurimbuka, ndetse n'irembo ritoya rijyana ku bugingo. Uyu murongo noneho wa 24 kumanura kugeza ku wa 27 hagaragaza iby'inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Mbese kubera iki Yesu yababwiraga aya magambo? Mu by'ukuri abana b'abantu baciye umugani baravuga ngo umwana apfa mwiterura. Iyo dusomye ibyanditswe tukareba abantu bose bagiye batangira urugendo, iyo umuntu yatangiye nabi buri gihe asoza nabi. Ariko ubwo twigaga kiriya cyigisho twabonye yuko umwana wari uri mu gasozi yageze aho yisubiramo. Kuba waratangiye nabi birashoboka, ariko uyu munsi haracyari ibyiringiro ko ushobora kwisubiramo ukavuga uti, mu nzu ya data, mu rugo rwa data bararya bagahaga bagasigaza, none nkwiriye gusubira iwacu nkajya kongera kurya ngahaga. Nshuti yanjye nkunda, bitekerezeho. Nubwo waba waratangiye nabi, ariko haracyari ibyiringiro. Nimureke rero tujyane. Iyo dusomye muri iki gitabo cy'umugenzi, muri iki gice cya 4 haratubwira ukuntu bagiye bakagera mu Isayo, Gahinda, Gasaze. Dusubiye inyuma gatoya twabonye ko Nyamugirya Nino yabwiye mu Kristo ati, twihute kugira ngo tujye gusingira ibyiza. Arangije aramubwira ati, oya, ntabwo twihuta kubera ko umutwaro nikoreye urandemereye, ntutuma nihuta. Ibyanditswe bitwereka ko muri iyi nzira ya Gikristo bidusaba kwitonda, bikadusaba no kwirinda. Ntabwo bidusaba kwirukanka, ahubwo bidusaba kugenda kuri step by step, intambwe ku ntambwe, urwego ku rundi, tudasimbutse, kuko iyo usimbutse ugwa mu manga. Maze ngo barihuta, Nyamugirya Nino wihuse abarasaye, mu Kristo nawe araza ahita agenda nawe arasaya. Bamara umwanya munini bari mu Isayo, Gahinda, Gasaze bagerageza kwisayura, bivurunga cyane mu byondo. Mu Kristo atangira gusaya we cyane kuko yari ahetse n'umutwaro. Maze Nyamugirya Nino aramubaza ati, mu Kristo we, mbese ugeze he? Mu Kristo aramusubiza ati, nanjye simbizi rwose. Ari mu Isayo nawe ibyiringiro biratakara, izambaraga yahagurukanye zitangira kuyoyoka, atangira kuvuga ati, nanjye simbizi. Nyamugirya Nino abyumvise atangira gushoberwa, ararakara, abaza mugenzi we ati, uku niko kwa kwishima wahoze umbwira? Ati, niba tubashije kugira ibibazo bingana gutya tugitangira inzira, ati ubwo ku musozo noneho bizagenda gute? Ati ubu ku musozo w'uru rugendo noneho bizaba bimeze biti?
ati umva uwankiza irya none ningira Imana nk'Isayura uyu munsi nkavamo. Ati maze ndahita nisubirira iwacu ngo usigire icyo gihugu cyawe uzaba ari wowe uzakiragwa wenyine, ariko jyewe ntabwo nshobora gukomeza gusayana nawe. Maze ngo akomeza gusaya, ariko ngo akarwana yisayura ashaka gusubira iwabo. Maze arangije aragenda asubira iwabo. Koko Mukristo ntiyongera kumubona, asigara mu Isayo wenyine. Ariko Mukristo ngo we yageragezaga kwisayura, ariko muri uko kwisayura akisayura ashaka gukomeza cya gihugu cyiza arimo gushaka. Ntabwo yigeze yisayura ashaka gusubira mu gihugu cy'irimbukiro, oya, ahubwo yisayuraga agana aherekeye rya rembo rito. Warangije aragenda muri rya rembo rito abona agezeyo, ariko nubwo yabonye ahageze yananiwe kwisayura. None se ko yari arigezemo, kubera iki yananiwe kwisayura? Amagambo twasomye muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 14 hatubwiye ngo iyo nzira iraruhije, iyo nzira iraruhije, ntabwo ari umunyenga. Agerageza kwisayura agana kuri rya rembo ritoya, ariko bimunanira kwikuramo kuko yararemerewe ahetse umutwaro. Maze ngo haza umugabo mutabazi amugezeho, uwo ni Kristo wahaje. Aramubaza ati niki kikugejeje aha hantu? Mukristo aramubwira ati ni umugabo mubwiriza butumwa, niwe wanyoboye iyi nzira kandi niwe wanyeretse ririya rembo kugira ngo mpunge umujinya wenda gutera nkijyayo nuko nsaya hano. Mutabazi aramubaza ati none niki cyatumye utareba amabuye yo gutarukiraho? Niki cyatumye utayitegereza ngo uyarebe neza? Arangije aramusubiza ngo icyabimuteye ngo nuko yirukankanishwaga n'ubwoba bwinshi, ngo hanyuma bituma aca inzira y'ubusamo. Aciye inzira y'ubusamo arangije ashiduka asaye. Ibyanditswe biratubwira ngo muri uru rugendo rwa gikristo turasabwa kwitonda, turasabwa kuba maso, turasabwa kutagendera ku muntu runaka, kubera ko dufite ibyangombwa byuzuye, dufite Bibiliya, ijambo rituyobora kandi ni umuyobozi utayobya. Arangije aramubwira ati icyatumye nyoba nuko nirukanwaga n'ubwoba cyane, bituma mpungira mu nzira y'ubusa. Yagize ubwoba bw'ibyaha bye, ariko aca mu nzira idacibwa, ashaka guca inzira y'ubusamo, kandi aciye inzira y'ubusamo arasaya. Maze ngo Mutabazi amuhereza ukuboko, aramubwira ati mpa ukuboko kwawe. Amuha ukuboko, amaze kumuha ukuboko aramukurura amukuramo, amushyira ahumutse, amutegeka gukomeza kugenda nk'uko tubisoma muri Zaburi 40 umurongo wa 2 ahavuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye kandi ankura mu rwobo. Nk'uko tubisoma muri Zaburi igice cya 40 umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3 ahavuga ngo nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi yumva gutaka kwanjye kandi ankura mu rwobo rwo kurimbuka no mu byondo by'Isayo. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye. Mwabyumvise? Ashyira ibirenge byanjye ku rutare kandi akomeza intambwe zanjye. Haleluya! Amuhereza ukuboko, arangije aramusayura. Maze ngo Mukristo yegera Mutabazi wamutabaye, aramubaza ati ariko se inzira iva mu gihugu cy'iwacu cyo mwirimbukiro ijya kandi muri rya rembo rito, ati nukubera iki itaciye ahandi hatari hano? Ati kandi niki cyatumye badatinda Irisayo? Ati kugira ngo abagenzi bagenda babashe kugenda neza humutse. Niki cyabiteye?
maze Mutabazi aramubwira ati Isayo ntiyatindwa. Igituma idatindwa nuko ihora ishyirwamo ico n'ibyondo byose bizanwa no kwemezwa ko umuntu ari umunyabyaha. Nicyo gituma yitwa Isayo Gahinda Gasaze. Ati yo umunyabyaha akanguwe nuko amenye ko ari uwo kurimbuka, umutima we wuzura ubwoba bwinshi no gushidikanya kwinshi n'ubwihebe bwinshi. Ati nuko ibyo bintu byose byirundaniriza hamwe bikaza muri iri sayo. Ati rero nicyo gituma ubona hameze gutya, nicyo gituma ubona ari habi kuri uru rwego. Umwami ntakunda ko hagumya kumera gutya. Nanjye ubwanjye nzi yuko ibyigishwa byiza uduhumbagiza byuzuye amagare inzove ebyiri byamizwe n'aha hantu. Aramubwira ati ibyigishijwe byose, inama zose zatanzwe, ukuri kwasohowe, ibintu byose byageze mu bantu, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ati ndabizi ko byinshi byamizwe n'iyi Isayo Gahinda Gasaze. Nagira ngo utekereze muvandimwe, mbese ibyawe byamizwe n'Isayo Gahinda Gasaze birangana iki? Ibyamizwe n'ibigeragezo birangana iki? Nagira ngo ubitekereze neza kandi ubitekereze ubikuye ku mutima, iguhe kubyumva neza. Ati ibyigwa byinshi byashiriye aha, atari kwa hangaha. Iyo umuntu abyemeye akaba ashaka koko kugera kuri rya rembo, icyo akora niki? Nuko ahanyura akahakarabira. Noneho niyo mpamvu ubona hameze gutyo, ryaco ryose ryuzuramo, maze bigatuma bigora abagenzi barimo gutambuka, bakaza bibwira ko hari humutse, ariko bagashiduka basaye kandi badashobora kubasha kwikuramo. Mutwe w'ikigisho cyacu uravuga ngo none ko isayo ridusatiriye, wowe uzisayura werekeye he? Nyamugirye nino yisayuye yerekeye iwabo, aheba burundu ibyo yarakurikiye. Ariko kuko yarabikurikiye mu cyuka, yarabibwiwe n'abandi, atari amazi yivomeye, yagiye burundu. Mukristo wahisemo yisayura ajya kuri rya rembo ritoya, ariko ntiyabishobora. Yesu araza amukuramo, aramubwira ati kuki utarebye neza ibuye ryo gutarukiraho bigatuma unyura kuyo gutsitara, ugasitara ahanga? Wowe uzisayura werekeza he? Amagambo twatangiranye twiga iki cyigisha aravuga ngo muri Luka igice cya 21 umurongo 26, uburyo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho mu isi. Ariko muri Daniel igice cya 11 umurongo wa 32 hakavuga ngo abazi Imana yabo bazakomera kandi bazakora iby'ubutwari. Imana igufashe, iguhe kwisayura werekera iwanyu, nubwo bigoye, nubwo iyo sayo irimo umunuko mwinshi, nubwo irimo umwanda mwinshi, ariko ukwiriye kwiringira Mutabazi ukamuhereza ukuboko kuko yiteguye kugutabara. Kandi amaze kumubwira ibyo ngibyo yuko ibyigwa byose byarigitiye hariya, yanamubwiye ko ubundi ariho bajyaga bakura imbaraga, yuko abantu bahazaga aribo bajyaga bavanamwo imbaraga. Noneho arakomeza aramubwira ati abahanga b'iyi nzira bavuga ko ari byo birushya ibindi kuhatinda. Ni ukuvuga ngo kuhatinda biraruhije cyane, ariko ngo haracyari n'ubundi Isayo Gahinda Gasaze, kandi niko hazahora nibamara gukora ibyo bashobora gukora. Aramubwira ati nuko hazahora, ariko umwami yategetse ko bahashyira amabuye yo gutarukiraho. Nubwo hameze gutyo, hakaba haruhije gutyo, n'ibyizwe bihatakarira, kandi hakaba ariko hazahora. Ariko aravuga ngo ariko umwami nyiri iyi nzira yashyizeho amabuye yo gutarukiraho. Umwami yashyizeho amabuye yo gutarukiraho, kandi koko ariho anakomeye neza hagati y'isayo. Mwabyumvise, araharakomeye, ariko nubwo ayo mabuye akomeye ntabwo ari ku ruhande,
ntabwo ari inyuma, ntabwo ari n'imbere, ahubwo ari hagati neza mu Isayo. Uwampa ukabyumva neza, ari hagati hehe? Mu Isayo. Ariko ijuru rirwaye, Isayo rirushaho kuzikura ibyondo, bigatuma ayo mabuye aboneka biruhije. Kandi naho abantu bayabonye, impungenge zibatera guteshuka. Nubwo habonetse amabuye yo gutarukiraho, impungenge bafite muri iyi nzira zituma bateshuka maze bagasaya rwose. Nubwo ayo mabuye yo gutarukiraho ahari, ariko iyo bamaze gutambuka ririya rembo bagenda heza. Iyo umuntu amaze gutsinda ibigeragezo agenda heza, abasha kugera ku ntsinzi. Ayo mabuye yo gutarukiraho niyo ukeneye uyu munsi. Ukeneye kwizera, ukeneye ibyiringiro, ukeneye urukundo muri uru rugendo, ukeneye ijambo ry'Imana, ukeneye aya mabuye yo gutarukiraho nyir'ururembo yashyiriyeho abagenzi baganiwe. Nshuti yanjye, uwamuka byumva nawe ugatera intambwe kuri aya mabuye yo gutarukiraho. Ndinginga Imana ngo ibikumvishe, ngo ayo mabuye yo gutarukiraho arimo hagati, ntabwo ari ku ruhande, ntabwo ari n'inyuma. Ngo nubwo abagenzi babasha kuyabona ntibanyure kuyo gusitaraho, noneho bakabasha gutaruka, ni ukuri ngo hari ibindi biza bikabaca intege. Impungenge zabo zibaca intege, aho bavuga ati ariko se ubundi tuzagerayo, ariko se ubundi aho ntitwayobye, ariko se ubundi bimeze gute, ariko se buriya kana karihe. Nyamara ni wowe uri mu Isayo Gahinda Gasaze, ni wowe ugomba gutambuka gitwari, ukarwana gitwari kugira ngo ugereyo. None se mu by'ukuri iyi nzira urareba ugasanga iyi nzira turimo kunyuramo mbese ni inzira y'amahoro? Uru rurembo rutoya, iri rembo ritoya tunyuramo mbese ni iry'amahoro? Iri rembo tunyuramo mbese mu nzira tujyamo, mu nzira ijya mu ijuru, ni ahantu hameze gute? Mbese ni mu birori nk'uko dukunda kubihitamo? Mbese ni mu makorari nk'uko dukunda kubikora? Mbese ni mu babwiriza? Mbese inzira ijya mu ijuru imeze ite? Iri Isayo Gahinda Gasaze mwabyumvise, amabuye aboneka hagati, ntago amabuye aboneka ku mpande, nta nubwo aboneka imbere, ntaboneka n'inyuma, aboneka wamaze kugera hagati mu Isayo. Umwanditsi yaranditse aravuga ngo mbese inzira yacu ijya mu ijuru ni iyihe? Mbese ni umuhanda urimo ibitworoheye byose? Oya, ahubwo ni inzira ifunganye kandi igaragara ko iruhije. Ni inzira irimo intambara, ni inzira irimo ibigeragezo, ni inzira irimo kurenganywa n'umubabaro. Nta kintu umuyobozi wacu Yesu Kristo yaduhishe cyerekeranye n'urugamba tugomba kurwana. Arambura ikarita imbere yacu kandi akatwereka inzira. Yarambuye ikarita imbere yacu kandi atwereka inzira tugomba kunyuramo. Amaze kutwereka inzira aravuga ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kuyinyuramo ntibabishobore, nk'uko biboneka muri Luka igice cya 13 umurongo wa 24. Aravuga ati kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi, nk'uko twabisomye muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 3. Mwisi mugira umubabaro, ariko muhumure nanesheje isi. Mu by'ukuri dukomeje gusoma tubona yuko Imana yavuze ibyerekeranye n'iyi nzira yo mu Isayo Gahinda Gasaze, ivuga uburyo abana bayo bazayinyuramo. Iyo dusomye ari amagambo avuga ngo muri ubu buryo rero Kristo yashyize ahagaragara amahame agenga ubwami bwe, amahame agenga iby'iyi nzira, kugira ngo uzagere mu bwami bwe hari inzira uzaba waranyuzemo. Ayo mahame rero yarayatanze kandi yerekanye ko ariyo tegeko rikomeye rigenga imibereho.
kugira ngo ashimangire icyigisho cye. Yongeyeho imfashanyigisho aravuga ati kumva amagambo yanjye ntabwo bihagije. Mubyibuke yuko twabisomye muri Matayo igice cya 7 guhera ku murongo wa 24. Ati kumva amagambo yanjye ntabwo bihagije, mugomba kuyagira ishingiro ry'imico yanyu binyuze mu kunyumvira. Inarijye ni umusenyi uyoyoka. Nimwubaka ku mahame y'ibihangano ndetse n'ubuvumbuzi by'abantu, inzu yanyu izahirima. Imiyaga y'ibigeragezo, imiraba n'ibirushya bizayisenya. Nk'uko nyamujya irya nino yisayuye yisubirira iwabo. Nakubwiye ngo Isayo ridusatiriye cyane, wowe uzisayura ugana hehe? Nyamujya irya nino yari yarubatse ku musenyi, yari yaragendeye ku byo bamubwiye. Ntabwo yari afite ijambo nk'uko mu Kristo yari arifite. Yaramubwiraga gusa, akamubaza akamubwira ati subiriramo. Bagera imbere ati subiriramo. Ati harya bivuga ngo iki? Ntabwo se ujya uganira n'abantu ukumva umuntu aravuze ati harya tikanaka sinzi ijambo yigeze kuvuga. Iyo uba warikunze, wari kurikunda cyagiye ukarifata ukarikomeza nk'uko mubwiriza butumwa yabwiye mu Kristo, kandi ibyo mubwiye akagira ate akabikomeza. Rero yari yubatse ku by'abantu. Ati nimwubaka ku by'abantu, mukubaka ku by'isi, inzu yanyu izahirima. Imiyaga n'ibigeragezo n'imiraba n'ibirushya, ibyo nibiza bizayisenya. Niyo mpamvu nababwiye inzu yo ku rutare n'inzu yo ku musenyi. Nyamara aya mahame mbahaye azahoraho nimuyakira. Nyamara nimwubaka ku magambo yanjye, nukuri ntacyo muzaba, kuko muzaba mufite umusingi nyawo. Arangije arababwira ati nuko rero ni nk'umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza, azaba nk'umunyabwenge wumva yasinzuye ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu, ariko inzu ntiyagwa. Haleluya! Uwamuka byumva ukubaka kuri uru rutare, ugakomeza, ugahereza ikiganza mutabazi, akagusayura, kubera ko yiteguye kugusayura. Iyo dukomeje dusoma ahangaha muri iki gitabo, tubona yuko nyamugirya nino yisayuye yisubirira iwabo. Amaze kwisayura yisubirira iwabo, agezeyo baramuseka. Baravuga batari ku bundi wajyaga hehe? Abandi batese ubwo utangiye urugendo ukarugarukiriza mu nzira, ubwo ntiwisebeje. Arangije ngo akorwa n'isoni, agira ikimwaro. Ngo ariko amaze gutuza gatoya, afata umwanya wo kujya kunegura mu Kristo, bamunegurana n'abandi. Iyo abantu bananiwe gukomera muri uru rugendo rwo kwizera, ikintu bakora nuko buri gihe bicara banenga bagenzi babo, bakirirwa bavuga ibibi kuri bagenzi babo, kandi bakavuga ngo bari mu rugendo rumwe. Noneho uzajya kubyumva, wumva umuntu aravuze ngo bariya twarabanye ndabazi, bariya twarasenganye ndabazi, bariya ndabazi, kubera ko yananiwe kugenda nk'uko bikwiye, none hatangira kubasebya. Hari amagambo yerekana uko tumeze muri iki gihe nasomye antera kuyatekerezaho cyane. Aravuga ngo muri iki gihe hariho umugabane munini w'abari mu materaniro yacu, ariko abo bantu bakaba barapfiriye mu bicumuro. Mu Kristo yari ahetse umutwaro, kandi yari azi ko awuhetse. Ikibazo ni abawuhetse, ariko bakaba batazi ko bawuhetse, ntabwo baremererwa. Baraza bakongera bakagenda nk'uko urugi rwizunguriza ku mapata. Bamaze imyaka myinshi bumva neza ukuri gukomeye cyane gukangura imitima, ariko ntibagushyire mu bikorwa.
ukuri gukangura imitima barakumvise, ariko ikibazo ntibagushyira mu bikorwa. Nshuti yanjye, ndifuza yuko utareba mugenzi wawe, kuko nabagiriye inama yuko niba umuriro ubuze iwanyu, mutazajya mujya kureba ku baturanyi yuko wabuze, ahubwo murebe muri konteri yanyu niba amayinite yashizemo, niba umuriro washizemo, cyangwa niba konteri yanyu ari ifite ikibazo. Reba konteri yawe ko ari ifite ikibazo. Ngo aba bantu bariga ariko ntibashyira mu bikorwa, ngo nicyo gituma barushaho gusubira inyuma, ntibasobanukirwe n'agaciro kuko kuri, ahubwo bakagenda bagaruka bameze nka za nzugi zitava ku mapata, zigenda bakingura. Ngo ubuhamya buteye ubwoba bubagira inama yo kwisubiraho, kandi bw'imbuzi ntibubakangurira kwihana. Ibyo nta kintu bibabwiye, ahubwo bushobora gutambuka akareba mugenzi uri hehe, uri ku ruhande. Amajwi meza anezeza cyane aturuka ku Mana, aririmbwa n'abantu bayobowe nayo, ariyo gutsindishirizwa kubwo kwizera no gukiranuka kwa Kristo, ntabatera kugira urukundo n'ishimwe. Ntashobora kubatera kugira urukundo ndetse n'ishimwe. Ngo nubwo umutunzi wo mu ijuru abereka amabuye y'igiciro cyinshi yo kwizera n'urukundo, nubwo abararikira kumuguraho izahabu yatunganirijwe mu ruganda n'imyenda yera kugira ngo bambare, n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo babashe kureba, banangira imitima yabo ntibamwumvire, amabuye yo gutarukiraho bakayanga. Twasomye haruguru ngo nubwo ayo mabuye agaragara, ariko kutizera kwabo, gushidikanya kwabo, impungenge zabo bituma batayakandagiraho, ahubwo bagatsitara ku mabuye yo kutizera. Bagasitara kuko batabonye amabuye yo gukandagiraho ngo babashe kuva mu Isayo. Ayo mabuye twanze kuyakandagiraho. Ngo nubwo umutunzi wo mu ijuru abereka amabuye y'igiciro cyinshi yo kwizera n'urukundo, nubwo abararikira kumuguraho izahabu yatunganirijwe mu ruganda n'imyenda yera kugira ngo bambare, n'umuti wo gusiga ku maso kugira ngo babashe kureba, banangira imitima yabo ntibamwumvire, maze bakananirwa kugurana amatwara yabo yo kuba akazuyaze ngo bahabwe urukundo n'ishyaka. Bityo rero bibabera akamenyero. Mu nyumvira akantu kababaje. Bityo rero bibabera akamenyero, bagahakana imbaraga iboneka mu kubaha Imana. Ngo nibakomeza kumera gutyo, ngo Imana izabanga, kubera yuko barimo kwikura mu mubare w'abakwiriye kuba mu muryango wayo. Imana izabanga, kandi mu by'ukuri Imana si uko yangana, ahubwo nuko yadutegeye ibiganza kenshi, ariko tukaba twaranze. Abo bantu bapfiriye ngo mu byaha, kandi bari mu itorero, ngo bahindutse nk'inzugi zihora zigenda zigaruka ku mapata zikubitaho. Aya magambo arababaje kandi ukwiriye kuyumva cyane. Mbese ko Isayo rije, wowe uzisayura ugana he? Ibyanditswe bivuga yuko twebwe nk'abana b'Imana, nk'abantu basogongeye bakamenya ko Uwiteka agira neza, bakaba barakiriye ubutumwa bwo kwihana, n'abandi bari mu nzira bavuga bati turabishaka, barimo kwiruka bavuga bati bugingo bugingo. Hari icyo Imana itubwira, iravuga ngo nuko rero ntimukabunze imitima mwibaza iby'ejo. Ntabwo tugomba guhangayika dufite ubwoba bw'uko tuzarimbuka, dufite ubwoba bw'uko bizamera. Bibiliya iravuga ngo tugomba gukurikira Kristo umunsi ku wundi. Ntabwo Imana itanga ubufasha burebure bw'iby'ejo, oya, ibyawe ni iby'uyu munsi. Ntabwo amabwiriza y'urugendo rw'imibereho y'abana bayo iyabahera icyarimwe yose kugira ngo batagwa mu gihirahiro,
oya, kandi twasomye aravuga ngo ariko gushidikanya kwabo gutuma bagwa ku mabuye yo gutsitara, bigatuma batabona amabuye yo gutarukiraho, kandi Imana irashaka kubona ayo mabuye yo gutarukiraho, sibyo? Kandi imigisha yose dukenera muri ubu buzima iba ari iyacu. Niyo mpamvu hariya bakomeje batubwira ntabwo nyamugirya nino yagombaga gutumbira biriya bintu gusa, ntabwo namukudakurwa ku ijambo yagombaga kuvuga ati sinakwitandukanya n'isi kandi sinasiga ibinezeza. Rero mwibuke ukuntu nyamugirya nino yaravuze ati ndashaka kwihuta kugira ngo mbigereho vuba. Icyo yakuyemo ni ugusaya, kuko yagiye kunyura inzira y'ubusamo ashaka kubibona vuba. Na Mukristo aragenda, ariko ngo yararemerewe n'umutwaro maze arazikama, arushaho ngo kuzikama kubera ko yari afite umutwaro. Yarushijeho kuzikama kuko yari afite umutwaro. Iyo turi mu bigeragezo ariko mu by'ukuri tukaba tutarasingira ariya mabuye yo gutarukiraho, igihe cyose turushaho gutentebuka. Ariko nk'uko mwabibonye, icyabaye ni uko Mukristo yahereje ukuboko Mutabazi arangije amukurayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amagambo ndi gukomeza gutindaho nari yavuga ngo ariya mabuye ntabwo aba ku ruhande, abamo hagati mu Isayo hagati. Niba ayo mabuye ataboneka inyuma, ntaboneke ku ruhande, ntaboneke imbere, akarinda kugeramo hagati. Nagira ngo ubanze ubitekereze neza. Mose ubwo yavaga mu Egiputa byamugendekeye gute? Imana yaramubwiye ngo nahagararemo, aragenda ahagararamo, inyanja itukura ibona gukama. Niyo mpamvu ugomba kubitekerezaho nawe. Ahangaha baratubwiye ngo nuko rero nyamugirya nino ageze mu rugo atangira kuganira n'abaturanyi, baramuseka, baramukoba, bamubwira ko yaruhiye ubusa. Abandi baramubwira bati ubwo se ukoze ibiki? Akorwa n'isoni, kandi koko niba utangiye urugendo ugomba kwiyemeza. Niyo mpamvu nkomeza mbabwira ngo hagora itangira, ariko nkongera nkakwibutsa nti nk'uko umwana w'ikirara yisubiyemo nawe birashoboka. Uretse n'umwana w'ikirara na Salomo yisubiyemo, ngo yararebye abona yuko iby'isi byose ari ubusa, arangije ati jyewe umwami nisubiramo. Nawe Imana irashaka ko wisubiramo. Nyamugirya nino rero amaze kuruhuka gato atangira kunegura Mukristo, atangira kumuvuga ukuntu yamubeshye. Mbese baratubwira ngo nuko ibya nyamugirya nino birangirira aho ngaho. Nagira ngo umbwire, mbese wowe ujya ukora iki iyo udakomezanyije n'abandi mu rugendo? Ubigenza ute? Nuko rero ijambo ry'Imana rirakomeza rivuga ngo ntabwo tugomba kunegurana, ntitugomba no gucira imanza bagenzi bacu, kuko tutaba tuzi urugamba turimo kurwana. Yaramubajije ngo mbese Mukristo ugeze he? Ati nanjye simpazi. Ati yewe uwama nk'isarura irya none nkisubirira iwacu, ibyo byiza ukazabibona wenyine. Ariko ibyanditswe biravuga ngo nuko rero ntimugatekereze ibibi ku bandi, ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucibwa. Ntabwo mukwiriye kwibwira ko muri beza kurusha abandi, cyangwa ngo mwigire abacamanza babo. Ntabwo mufite ubushobozi bwo gucira abandi urubanza bitewe n'uko mutabasha kumenya impamvu ibatera gukora ibyo bakora. Iyo uneguye umuntu uba wishyizeho urubanza bitewe n'uko uba werekanye ko ukorana na Satani, umurezi wa bene data. Imana itubabarire, Imana itugirire neza abavandimwe. Imana idufashe tubashe kuringaniza indimi zacu. Indimi zacu zaratunaniye, tubaho tunegurana. Ntushobora kuvugana n'umuntu kabiri mutaravuga uwundi. Imana ikubabarire, Imana itweze kandi dutunganye, iduhe kuba mu ruhande rukwiriye abana b'Imana. Ati ntabwo mufite ubushobozi bwo gucira abandi urubanza, ngo kuko muba mugaragaje ko mukorana koko na Satani. Harakomeza havuga ngo Uhoraho aravuga ati ngaho nimwisuzuma ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo mwizera, nimwigerageze.
umunyabwenge umwe niwe wavuze ati ushobora kurwana urugamba ukarutsinda, ariko ikibazo gihari kwirwanya ukitsinda nicyo kintu gikomeye kurusha ibindi byose. Nshuti yanjye nkunda, ngo nimwigerageze, ngo iyo niyo nshingano yacu. Amagambo akomeye, niyo nshingano yacu yo kwirondora ubwacu, ngo kureba muri konteri y'abandi. Banza urebe ko ikibazo kiri iwawe, banza urebe yuko umuriro wabuze iwawe, we kuvuga ngo no hakurya urahari, no ruguru wagiye, no hirya wagiye. Banza niba ubona umuriro ukatitse, banza urebe muri installation yawe, banza urebe uko westaye nawe. Ngaho nimwisuzuma ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo mwizera, mukiri mu byo mwizera, mwigerageze. Nshuti yanjye, iri jambo rirakureba cyane. Iyo niyo nshingano yacu yo kwigenzura ubwacu wokabyarawe. Nimurebe niba mukiri mu byo mwizera. Ngo ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Twakwisuzuma ubwacu ntabwo twagirwaho n'urubanza. Amagambo agakomeza avuga ngo iyo niyo, rivuga ngo ntimugacirane imanza mu mitima. Uraza ariko gucirana imanza mu mitima, muzi ko ari ikintu gikomeye cyane. Tekereza n'uyu mwanya ubu ushobora kuba ubikoze, n'aka kanya ushobora kuba ubikoze, no mu kanya ushobora kuba wabikoze, guciranira imanza mu mutima. Nshuti yanjye, nagira ngo utekereze neza, wisuzume. Byanditswe biravuze ngo iyo niyo nshingano yacu. Mutabaza abwira Mukristo ati ndabizi neza yuko abantu niyo babashije kugenda bakabona amabuye yo gutarukiraho ntibayabona kubera gushidikanya kwabo. Ndakwinginze nguze imbere y'Imana udahinda umushyitsi. Aya magambo yo kwisuzuma mbabwiye aboneka mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 5, n'urwa mbere rw'Abikorinto igice cya 11 umurongo wa 32. Ikibazo kirabaza kiti mbese inzira yacu ijya mu ijuru ni iyihe? Mbese ni umuhanda urimo ibitworoheye? Mbese haraharuye? Ibuka neza yuko Yesu yavuze ati oya, iyo nzira iraruhije, ijya mu irembo ritoya rifunganye iraruhije. Ahangaha byanditswe nabyo biratubwira ngo irafunganye kandi igaragara ko iruhije. Ni inzira irimo intambara, ni inzira irimo ibigeragezo, ni inzira irimo kurenganywa, irimo n'umubabaro. Mwanditse akomeje aravuga ati nta kintu umuyobozi wacu Yesu Kristo yaduhishe cyerekeranye n'urugamba tugomba kurwana. Arambura ikarita imbere yacu kandi akatwereka inzira. Mutabaza arahari, arashaka kurambura ikarita, arashaka kugufata ukuboko kugira ngo agukure muri iyo sayo. Arashaka kukwibutsa, arimo arakwibutsa amabuye yo gutarukiramo kugira ngo isayi itaguherana. Kandi ibyanditswe bikavuga ngo wowe ubwawe ntiwabasha kwisayura, nk'uko tubisoma muri Yeremiya igice cya 13 umurongo wa 23. Ahavuga ko umunyetiyopiya adashobora guhindura ibara ry'uruhu rwe, kandi ko n'ingwe idashobora guhindura ubugondo bwayo. Ati nuko rero namwe nimubasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. None kubera ko nta bushobozi dufite, hereza ukuboko mutabazi kugira ngo abashe kugusayura. Nshuti yanjye nkunda, aravuga ati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Matayo 7:13. Mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Yohana 16:33. Intumwa Pawulo asubiramo amagambo ya Kristo agira ati dukwiriye guca mu makuba menshi niba dushaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Byakozwe n'intumwa 14 umurongo wa 22. Dukwiye guca mu makuba menshi niba dushaka kuzajya mu bwami bw'Imana. Nanone se ibiduca intege nibyo tugomba gushyira imbere y'intekerezo zacu? None se ibiduca intege nibyo tugomba guhanga amaso? Muvandi, ndabizi ko ushobora kuba ufite ibibazo, ndabizi ko uri mu ntambara z'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Abantu barababaye nshuti yanjye, abantu bari mu ntambara ku isi yose barababaye.
abayobozi b'ibihugu ku isi barahangayitse, ntibafite ayo bacira n'ayo bamira. Isi iri mu kaga, inzara iri ku isi yose, abantu bararembejwe n'umubiri mu buryo bukomeye cyane. Ariko nonaha reba ku giti cyawe, ibyanditswe biratubwiye ngo twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Banza umenye ibyawe mbere y'uko ujya kurangiza iby'abandi. Nshuti yanjye ndabikwingingiye, reba muri konteri yawe. None se ko Isayo iri bugufi bwawe kandi inzarwe zikaba zigiye kurushaho kuba nyinshi, uzisayura ugana hehe? Wongere wibuke amagambo nakubwiye. Ibuka Mose ubwo yavaga mu Egiputa, wibuke neza ko yabanje mu mazi kugira ngo inyanja ibanze gukama. Wibuke yuko ubwo yashyiraga inkoni hasi kugira ngo ayitore yabanje guhinduka inzoka. Jya ubyibuka. Ushobora kuba ko kuri muca mu bintu bikomeye. Umugore ashobora kuba yakunaniye, yakuzengereje, yakubujije ayo ucira n'ayo umira. Umugabo ashobora kubona we akumereye gutyo, abana bashobora kuba bakumereye gutyo, ababyeyi bashobora kuba bakumereye gutyo, mu kazi bishobora kuba bigukomereye, inshuti zishobora kuba zikubangamiye mu buryo bukomeye cyane, inzara ikabikumereye nabi, uburwayi bukaba burakubuza yucira nayumira, ntusinzira kubera imisonga, urababaye mu buryo bwose. Nagira ngo nkwibutse yuko Mutabazi ari hafi yawe kugira ngo aguhereze ukuboko agukureyo. Ikibazo aravuga ati abo bantu niyo babonye amabuye yo gutarukiramo ntabwo babyizera, ntibayageraho ahubwo bayacaho. None se ko Isayo igiye kurushaho kuzikuka bigatuma amabuye yo gukandagira utabasha kuyabona, noneho bizagenda gute? Nagira ngo rero nkubwire ngo nubwo bikomeye, nubwo bikerera gutyo, nubwo bisena ukumva birakomeye, hereza akaboko Mutabazi yiteguye kugukuramo. Kandi ntabwo ugomba gushidikanya no kugira ubwoba, ahubwo nagira ngo nkwibutse neza yuko hagati ya Egiputa na Kanani harimo ubutayu, harimo inzara, harimo kugira inyota, harimo gupfa, harimo intambara, harimo ibintu byinshi. Ukabyumva yuko hagati ya Egiputa na Kanani harimo ubutayu, ariko mu ijuru hari Imana. Mutabazi arahari kugira ngo agutabare. Niyo mpamvu nsaba Imana yo mu ijuru ngo ikugirire neza, iguha imyumvire myiza, ikurinde kwisayura urushaho gusubira mu byaha, kubera ko ukomeza kujya mbere niko Isayo irimo kurushaho kuba nyinshi, ikarushaho kuzikuka, igatwikira amabuye kugira ngo utayabona. Kwizera wari ufite kukagenda, urukundo wari ufite rukagenda, imbuto wari ufite zikagenda, maze ugasa nk'uwubatse ku musenyi, ibyiringiro byawe bigahirima rwose, ukagenda ugasubira iwanyu. Ariko nshuti yanjye nkunda, tubonye yuko ngo twakwisuzuma ubwacu ntabwo twagibwaho n'urubanza. Imana igufashe, Imana ikugirire neza, iguhe guhanga amaso Mutabazi wabambwe hagati y'isi n'ijuru kugira ngo akurengere, kandi yiteguye kukurengera. Ndakwinginze wa mugabo we, wa mudamu we, wa mubyeyi we, mwababyeyi mwe b'abagabo n'ab'abagore, rubyiruko bana banjye, ndabinginze kugira ngo murusheho kuza imbere y'Imana, muhereze ukuboko Mutabazi yiteguye kubasayura, yiteguye kubakuramo. Kandi nukuri reka mbabwire, nta wamwisunze ucika intege. Mutabazi yasubije mu Kristo, aramubwira ngo erega nubwo bimeze gutyo ariko Isayo izahahora, Isayo izahahora, ibigeragezo bigomba kuhahora. Ngo ariko iyo urenze ahantu ubasha kugenda neza, iyo umaze gutsinda, iyo umaze gutsinda ubasha kugenda neza. Ariko kandi aramubwira ati numara kuva muri iyi Isayo uzabasha kugera kuri rya rembo rifunganye. Mubyumve, ntabwo inzira n'ubundi yari yagutse, yakomeje gufungana. Inzira igera mu bwami bw'Imana irafunganye, iri mu ibyo byose, ariko Mutabazi akuramburiye ukuboko. Ndasaba Imana ngo ikugirire neza, iguhe kwisunga Mutabazi, kandi Satani atsindwe mu mibereho yawe. Imana ikomeze guhabwa icyubahiro. Nukuri nibyo ngusabira mu izina rya Yesu, amen. Mana ndagushimiye kuko uri Imana, ndagushimiye kuko ukomeye kandi ukiranuka.
ndagushimira ko wabanye nanjye, ndagushimira ko ngejeje kuri uyu musozo. Ndaguhamagaye ngo rarika umwana wawe uri bwumvire ijambo, atumbire mutabazi kugira ngo agere ku ntsinzi. Reka umwanzi Satani atsindwe, reka utsinde kuko uri Imana, ndakwinginze. Reka ikintu cyose cyatuma twakorwa n'isoni kidutsindire. Reka ikintu cyatuma twisayura dusubira iwacu, ahubwo twemere kuguhereza ukuboko kugira ngo abe ari wowe udusayura. Nibyo ngusabye mu izina ry'umwana wakunde Yesu Kristo, amen. Imana iguha umugisha naho ubutaha.